Tugakomeje kubasuhuza abakurikiranye Umurage Gakondo TV. Aha tugeze na tugenda dukomeza tugenda dutembera dusura abarwayi. Ubu twari tugeze haga ngo ahangaha ni hehe? Ahanga ni Rubugu. Ni mu Rubugu? Mu kahe karere? Kabugesera. Kabugesera mu murenge wohe? wa Burenge. Wa Kamabuye. Umurenge wa Kamabuye, mu kagari ka Biharago. Ka Biharago. Umudugudu ni wa Rubugu. Umudugudu ni Rubugu. Noneho rero urabona narinje kugusura kugira ngo urumva noneho nibura umaze kumera gute aho uko wari waje wikwivuza ukumeze no ngubu umeze ubu ngubu wowe urumva bigereranya gute, wumva hari kizamo cyangwa wumva nta kijyamo? Ko bimeze ntabwo bimeze nk'ubwa mbere, kuko ubwa mbere nari meze nabi cyane, ukuguru itako ryarabyimbye n'ikirenge cyose cyarabyimbye, imisonga ijombagura bikaka umuriro, ubundi nyene bikanserereza. Ntabwo muganga yanjyanye numva, banjyanye nararembye, barinda guterura ntaryama, uryama kwanjye kwari ukugarama gusa. Hanyuma umaze kumva ko byanze bikunze baza kukubwira yuko byanze bikunze hari kugira ngo nibura yende uze kumenya ko hari Umurage Gakondo uvura, byaje kugenda gute? Ese wandangiwe nande, byaje kugenda gute? Turi kumwe nta kibazo, niyo ukumbwira nta ribi. Imana yakoze umurimo, mbona umwana w'umuhungu aje kundeba, asanga ameze nabi, none aragenda abwira muganga ati mfise umukecuru wanjye ameze nabi rwose, nta wagerageza kujya kureba nibura ukareba uko ameze. Ubwo muganga yaraje ajyana n'imodoka, araza aranterura anshyira mu modoka aranjyana, bakomeza kumpa imiti ya kinyarwanda. Nuko ntangiye imisonga itangiye kugabanyuka, arantahana ashyira mu rugo, ariko ubu ngubu maze guhaguruka ngahagarara ku mbago. Ukumbago uragendaho nta kibazo rwose, ushobora kumbago nta kibazo. Ibigendanye n'imisonga se wowe wumva uribwa? Imisonga ngifite ahubwo kiraremereye mu itako, harimo nk'ikintu kimeze nk'ibuye. Kimeze nk'ibuye. Ariko nibura yenda urizera ko ati ejeje ubundi nzaba ngende bisanzwe rwose yuko nzahaguruka, Imana izabikora. Ariko nibura gusa yenda wabwira nk'abandi bantu baduteze amatwi cyangwa se bagukurikiye bare ubuhamya bwawe, yenda ukavuga ati gusa byari bimeze gutya, byari binzahaje gutya, urumva neza wowe wababwira ngo ubona byanze bikunze biravura rwose. Mfise ubuhamya ko mpamya rwose ko nzakira, kubera kuko ndaryama ngasinzira, ubundi se naryamaga, ariko ubu ndaryama ngasinzira. Nuko kuguru kwababaye naho kukibabaye hakirimo ikintu kimeze nk'ibuye, ndaguhindukiramo nkaryama. Ukaryama ukumva nta kibazo kindi. Bya bintu byaraga bigujomba ngo nk'iki? Byamjomba nk'amacumu, wamenga ni nk'ibisate n'inkota zose zijombagura. No mu matako hose? No mu mayasha. Ubu ngubu bimaze kugabanuka, cyakora harimo ikintu kiri mu itako, nanone hari ubwo mpaguruka itako kikaritengura cyane, rigatengurwa iyo mpagaze. Ariko ntabwo biba buri gihe, kuko urumva n'izabukuru zishobora kuzazamo, ariko nta kibazo kindi. Nawe uravuga ati ndaryama ngasinzira, ukabasha kubyukana. Kandi imbere ntabwo byajyaga, nta kintu wabashaga nko kurya cyangwa ukamuki? Ntacyo narya rwose, ntacyo wajyaga, nta nicyo wari kugomba kunywa, kuko wari ufite ububabare cyane. Mbabaye cyane, abenshi bamwe ahubwo barambona bagatangara, bagira ngo wari warapfuye. Mbese wumvaga ko byanze bikunze babaraga nk'aho wapfuye cyane. Abana bajyaga twiriranwa ngaha bararije bakavuga ngo naracitse ukuguru. Ubu ngubu bamaze kuza bakanyizera, bakareba bakabona, bakanganiriza, bakumva bishimye. Sawa nta kibazo. Ubwo gusa turagira noneho hari indi miti yindi wigize ugerageza gushyiraho kugira ngo, cyangwa imiti wizera gusa niyo naguhaye kandi ukabona ko bose nta muti n'umwe nigeze nkoresha atari umuti wambwiye? Iyo wavuze yo kwikanda bagiye ariyo bagenda niyo naguhaye kunywa, nayo ni wakoresheje? Iyo nakoresheje, nta wundi muti rwose ndanywa wundi. Kabisa uravuga ati numbe saho bigeza hano, uko bumva ko kabisa nubwo yenda uvuga ati nejeje ubundi ndahaguruka, ariko nibura uravuga ati niyo nkoresha rwose, niyo ukoresha imiti wampaye. Okay, ubwo nta kibazo.
ushobora kuba ndi bugusigire n'undi ukuramo icyo kintu cyo mwita ko ibyo by'imisimari n'ibiri byaravuyemo ahubwo ikintu cyembabaza nuko uwangiriye nabi tubana n'ubu ngubu ahora andebutsa andebutsa nkavuga nti wenda azaza yongeza mu bindi oya ariko mu murage turatsirika humura ntugire ikibazo turatsirika ubundi neza ntabwo bizongera iyo numvije agasonga karabije mpita ngira ubwoba ndarohereje umbese agasonga mbese uwe yumva ari nk'agasonga kare ntabwo tubizi neza nimba ari byo ariko nta kibazo kindi byo kuvuga ngo wenda ngo umuntu ngo yagiye ngo uriya ngo niwe yamumubwiye oya niwe yabinyibwiriye rwose ku giti cye oya none niwe waje arabikwibwira sati yarabivuze ko ari we yishe muzehe yongera avuga ngo ndamugambanira kugira ngo nzamwice nanjye n'ubu yo bari hajye dore umugabane uri wese nguye dore niwe duhana niba ariko ibyo ngibyo abivuga ku murango tubishyira no mu bantu arabivuga arabyemera mwarabiburanye mu bantu mwarabiburanye mu kagari cyari mu mudugudu mwabiburanye mu isi ntararwara utararwara none waje kurwara nyuma we none se ngaho sa nkumbwira yaje kugira gute kugira ngo akwigambeho akubwire kugira ngo anyigambeho umugore wiwe yari mugenzi wanjye twarakundana ariko ntaga ni byiza kuvuga amazina twarakundana ari inshuti noneho bukeye impanyura ari sinzi aho yigeze samugore arateye arimo aracana noneho bamwiriwe ahita afata intebe arayitera ngo ntishwe ujyewe se nicara ningiye mu rugo ntirumva nananiwe njye kurahungira noboreka kumwanyura ngaho ukagenda uticaye niho ndagenda ku ntebe ndicara ntireka dawe nicare ntatonye utajya kwawukana kagira ngo uvuge ngo ni kagakecuru ka hano hepfo ubwo ndicara umugore barafatishije umuriro niho araje aricara yicaye umugabo abaraje avuye mu ishyamba niyo bakora bahingira azana igiti atunyuraho nkaho araduha mwiriwe aragenda aracyegeka aragaruka araza amaze kuza ahagarara nkariya hari agatebe kamwe ka gihanga bakita ka kinyarwanda none habaje umugore ngo bitese umugore ngo bitese nyine nuwo mbona ari agishyira inkono ku ziko n'ubu ngubu ntaraduhembura noneho umugabo ngo hari ibyo nkubajije ngo hari ubwo unzi wawe ngo hari ubwo ngaburira ngo hari purangi wawe mbega ntabakiganira kuganira kwaraciwe ngo ya nta biganiro byawe nshaka ngo rwose ngo nta na rimwe ngo ntabwo mbona iwawe mpita mpaguruka none muri makeya rigenda tutege cece kaje mpagurutse ngeze nkajya ngo agenda ngo mbona n'umugabo we yarapfuye umugore aramaze umugabo wamaze igihe kingana cyapfuye umugabo wawe nimba atari ibanga baramaze imyaka 3 apfuye imyaka 3 n'uwa kane noneho umugore aramubaza atari ko nk'uwo mukecuru kumubwira mu magambo ameze gutyo koko umuhoyi cyakuvuza akugize gute ngo reka byose mashaka ubukecuru buza kumvugiraho ndahaguru ndigendera atugiye inyuma umugore aramperekeza umugabo atugiye inyuma umugore angejeje nkahajya umugore asubiye inyuma umugabo nawe asubiye inyuma ahita agenda haruguru kunuze ku kibuga ngo jewe ngo sinzasubira kubona agatini kaze k'agakecuru kangarukira mu rugo ngo mwabagambanye ngo mungambanira ngo nanjye muzanyice mbera ko ngira ntani ku kuboko ntanze Imana h'umugabo Imana niyumva hariho ikintu cy'ubugome fise Imana izampane batugena ngo uraje Imana icyari cyo aba ati Imana ntago zicyari cyo mbera ko ndaza niberaho umugore araza ngira inama tewe yani mujye yari inshuti ati uriya muntu nutamurega ati rwose uriya muntu ni mubi ni ati cyo umugabo ndamurega mureze abantu baramubaza
bateze uwo mukecuru kugira ngo umubwire ngo ntaze kugarukire mu rugo ngo numugambanye ati yakugize te ameze ate ngo yango je uwo mukecuru icyo dupfa ngo nuko ambona ngo akambwira ngo ndashonje. Urashonje none ubwo se ko warivuye mu ishyamba ntabwo warishonje? nimba narishonje se hari ubwo nari ngiye kumugabuza? Ati none se ko igiye kuganiriza ati ubwo ngubwo wabimuhora batese none se kumucyurira umugabo we yapfuye kera wabikuye kuki? ngo umugabo ngo jewe ngo nkigera aha ngo yarambwiye ngo umuvu mutera ngo arambwira ngo tuwice ngo umuvu ngo were kujya umutera ngo nanjye ndamubwira ngo genda uwice we utera. none umukecuru kumubwira ngo arakugambanira niwe ashaka kuzakwica nawe ngo none se ati sawa bukero banteza amatungo. Amatungo gute? Ihe amatungo batunze bakaza bakahenurira mu myaka bakakuragirira imyaka ukabimenyesha n'ubuyobozi se? ihore bukeye bukeye barazizana akavura kaguye baragenda bazirika ihene kuri fondasiyo kuri iriya nzu yindi bayizirika ku muyembe izindi bararekura. Iyihe inzu iriya imbere ihene zijya mu myumbati yari hari zirariye amayogi y'ibijumbu zirariye zirarangije. noneho abantu barampurutsa abantu baraza barazintangiriza tuzihenurira hirya nicara kuri fondasiyo ihene ndaziragira kugira ngo zizasubiramo. ubwo umugore yaraje ansaba imbabazi. Ryari agusaba imbabazi? Asaba imbabazi ngo nzirekure ngo nazifashe. Ati rwose mbabarira ati hene n'izanjye ati nuko ugira umugabo mubi n'umwana akaba mubi. Abana bavuze ko bari baragiye mu kigo. Ese wa mugore we uri inshuti yanjye uri mugenzi wanjye umugore agira urugo none si hene ko ari izanjye nizawe zoba zitamunze kwasoho wavuga ko ari izawe itungo ko ari iry'abantu cyo bijyawe n'iry'umugabo none iri bayitungo ryawe wenyine. ngo ya rwose umbabarire ngo uzimpe ngo ntabwo nzongera nizijyane kazima abantu bazibonye ntariko nubwo nzabarega nzarega umugabo ntabwo nzarega wowe. ngo ya rwose ngo mbaniye ngo wambabari nkubare uyu murima ziwonye kangahe nk'ubu se giye murabona ko nzatungwa n'iki. noneho umva nkubwire we iyo ubona hagati aho ngaho cyangwa se enda n'ibintu byo bisa nkaho ari urwangano cyangwa se rukomeje gukomera amakimbirane we n'ubundi ubona ko yenda byanze bikunze baba guhora iki cyangwa se yenda urwo rwangano impamvu ubona bavuga ati impamvu icyo bampora abantu twabanye barusha ibintu ubarusha amafaranga cyangwa ni abana n'ibiryo mbarusha n'imyambaro mbarusha kuko umugore tubana yagira hagiye akaza agafata imyambaro kuri jewe nkamuha ndetse bigeze naho umugabo wanjye ambwira ati umugore ahora gutira buri munsi uzafate umwenda umukenyero no mwitera umuhe. ndamubwira ntumva rero wa mugabo kugira ngo nambike uwundi mugore afite umugabo yazavuga ngo twaramusuzuguye byavamo agasuzuguro yuko twamusuzuguye nigiye wazazanza muhe yambare ariko sinshobora gufata imyenda ngo ndamuhe ngo umugabo azabone yuko iri mu nzu ye ari umugore ariyo namuhaye yavuga ko twamusuzuguye. ariko bavuga ko niyo myenda nayo basa nkaho ngo cyangwa se amafaranga menshi ubona n'ibindi hari ufite urubyaro ruri hanze cyangwa baba mu Rwanda? nawe ufite ari hanze. ufite uwo mukobwa ari hanze hagira n'uwundi muhungu w'umusirikare aba muri Gitaramo uwo muhungu. nitwa Kwizera François Xavier. nshima cyane ko muganga yamvuriye umukecuru nkaba nkimubona nubwo kibana n'ubumuga ibyo ari byo byose ariko nshimira Imana cyane kuko mureba tukaganira nkumva ngifite mama ibyo biranezeza nahoze ndanabivugana mu gitondo mbwira mushiki wanjye ko iyo ndi kumwe na mama binezeza ubwo rero nanjye rwose ndumva mbishima cyane kandi Imana ikomeze imufashe ajya avura abakira.
merci. Noneho urabona tugeze hano gutya tuje gusura mukecuru wawe. Wowe nk'iyo umubona azawe umubona agenda ubona sa ufataga abantu agenda, wowe wumva bimeze bite? Umukecuru wanjye rwose namugeragaho nkumva twari turi kumwe. Ikibazo kiba mbona uko wakomeza byimba numva ngize ikibazo kirekire. Umva ugize ikibazo kirekire. Ariko ubu ngubu iyo mugezeho mba numva nishimye. Kubw'imiti yahawe yaraje mbona ndavuga nti ibyo byose Imana imujya imbere n'abamuvura bigira umumaro. Bigira umumaro. Ariko ubu mbona mfite icyizere ko yakize rwose. Oya urabona ko byanze bikunze nawe uvuga ati ni muzima. Uravuga ati byanze bikunze niyo wanabwira umuntu dukurikiye ukavuga ati gusa ntacyo nshinza umurage gakondo. Kandi vuriro umurage gakondo. Nukuri iryo vuriro ntacyo ndishinja. Ntacyo ndishinja. Okay cyane. Murakoze cyane kandi no kuba mwese. Wagira ngo mupfane iki? Ni mama. Ni mama wawe. Wewe bakwita? Nitwa Mukeshimana Veridiana. Okay sawa cyane. Murakoze cyane Veridiana.